nkomeje kubifuriza ibihe byiza bakunzi bana na Naomi Irakoze ndetse abakunzi b'ibiganiro bye by'urukundo by'umwihariko ibya hano kuri Sek Channel ni channel ya YouTube kugezaho videos zitandukanye ariko nyine izanjye zijyanye n'urukundo nkuko ababimenyereye dusanzwe tubana mu biganiro bijyanye n'urukundo. Tumaze iminsi rero tubagezaho gahunda zijyanye n'abantu bashaka abakunzi. Niba uri umusore ukaba wumva wifuza umukunzi, hariho videos zitandukanye z'abakobwa ushobora kujyaho ugakurikira video zanjye zose, hanyuma ukumva n'izabo bakobwa ukumva niba ari wowe wiyumvisemo ukaba wambwira nkabahuza mukaba mwatangira mukagerageza urukundo. Niba kandi nanone uri umukobwa ukaba wumva ukeneye umusore, nawe ushobora gukurikira video zose ziriho ugasangamo n'iz'abasore bifuza inkumi zo gukundana nazo, wagira uwo wiyumvamo nawe ukaba wambwira nkabahuza mukagerageza urukundo mukareba ko hari ikintu kivamo. Nkomeje gushimira cyane abantu baza muri iyi gahunda, nongera no kubabwira ngo umuntu uba yaranyandikiye akumva sindakora ikiganiro kimugarukaho ajye yihangana. Abantu babanyandikiye baba ari benshi kandi ntabwo mba ngomba kumurenza abandi, ngenda mpera ku murongo uko abantu bagiye banyandikira kuko mba mbireba. Hanyuma nanone abantu bakomeje kunsaba nimero de telefone ntabwo nzayibaha pe, ndabasabye nababwiye Facebook yanjye na Naomi Irakoze mugaragu, naho ngo muzajya munyandikira niba hari ikibazo ufite ushaka nkugiraho inama mu rukundo, niba ari umukunzi ushaka naho ngaho ujya ukanyibwira wese bikuranga uriwe, hanyuma ukambwira n'ushaka uko ameze ukamana contact yawe nkabivuga hano muri video, noneho uzumva kwishimiye nawe akabimbwirira kuri ya Facebook, noneho akama contact nkabahuza mugatangira mukavugana mukareba iyo byerekera. Hanyuma nanone hari indi case y'umuntu nabonye yanyandikiye icyongereza pe, ntabwo byanze wenda kwandika muri urwo rurimi, ariko ubwo nyine nahise ngira ngo ni umuntu utazi ikinyarwanda, ntangira kwibaza nyine ukuntu abasha kumva video zanjye ziri mu rurimi rw'ikinyarwanda. Please nkoresha ururimi rw'ikinyarwanda, hano ni abanyarwanda nkorera, audience yanjye ni y'abanyarwanda baba mu gihugu n'ababa hanze, ariko ni ikinyarwanda nkoresha nta rundi rurimi. Ubu rero mubaje niba atazi ikinyarwanda ati ndakizi cyane n'ururimi rw'iwacu, ni none se ubunyandikiye ibyongereza ngo bigende bite? So n'undi rero ushaka kunyandikira please koresha ikinyarwanda, ko ntabwo haba hari abantu benshi nshobora kuza nkakibona, ntabwo ari uko binaniye kuba nacyumva, ariko singiye kujya muri task zo kujya gutranslating icyongereza kubera iki kwere. Ibyiza bintu mu kinyarwanda mbikoreshe, kuko nongera kubona nzayambona ibintu by'icyongereza mbyegezeyo njye gukorera umuntu wambwiye ikinyarwanda. Nkuko nabivuze nyine haba hari abantu benshi kandi benshi bifuza nyine ko twabakorera ikiganiro. Mbaye ikaze rero nanone muri video ya none, nkuko nahoze mbivuga ni y'umuntu wifuza umukunzi tugiye kugarukaho. Ni umusore watwandikiye kuri Facebook ati mwaramutse neza, nabonye video yanyu nanjye ndifuza ko mwashakira umukunzi. Avuga amazina ye, aravuga ati mfite imyaka 28, mvuka Musanze, nkorera Kigali, nkora muri rumwe mu nzego z'umutekano, mfite metero 1 na santimetero 76, ibiro 70. Nifuza umukunzi wumva twahuza tutitaye uko ameze, apfa kuba afite metero na 50, nibura ibindi twabiganiraho. Amana contact ze ndamubaza nti warize se? Wowe wifuza ntabwo witaye ku kuba yarize cyangwa atarize? Kigali niho utuye? Ati agomba kuba yarize, jye nize makeya mfite A2, Kigali niho nkorera, kuba afite nibura akazi byaba ari akarusho ariko si ngombwa cyane. Hari aho yageze nyine anyishyuza ngo ko ntarakora ikiganiro cye, mubwira ko nyine haba hari abantu benshi nkuko nahoze mbivuga, ariko ndamubwira ntushobora no gukurikira ibiganiro byatambutseho kumva niba ntayo wakwiyumvamo ukambwira. Nuko hanyuma nanone nongera kumaza nti nkarya uwo ushaka agomba kuba afite amashuri angahe? Ati senior 6 kuzamura. Byibura ingwiwe ntabwo yagiye mu birere nka wa muntu duherutse gukorera ubushize, ngo afite A2 yize segonderi, ariko ngo umukobwa ngo wize segonderi ngo we ntamushaka, ngo ntabwo baba bafungutse mu mutwe. Cya kiganiro naragikoze ariko ngikora mbabaye pe, kandi nawe yabonye amakomantere bagiye bamuha abantu bose, bamuhaye urw'amenyo. We ngo urashaka umukobwa wize kaminuza ngo niwe bafungutse mu mutwe, nawe ntayo wize. Ariko uyu nguyu ati senior 6 kuzamura. Bivuze iki? Bivuze ngo nabo bafite ni vimwe, abo banganya amashuri abaha agaciro. Ko nkunda kubivuga, buri wese bafite criteria ye, ariko buri muntu ajya abanza yirebe yimenye abone gushyiraho criteria. Nk'uyu musore ndumva agiye criteria ze zitagoye, umukobwa ufite metero na santimetero 50 akaba afite A2 gusubiza hejuru, aba
kandi ndatekereza ko ari benshi, ndizera ko rwose hatari bubure umukobwa wiyumvamo hano, kuko uyu musore akora muri rumwe mu nzego z'umutekano, ashobora kuba yagucungira umutekano da ahantu ariho hose, cyangwa se mu gihe haba hari ikintu kigiye kukubaho. Hari abantu bakunda abantu bakora muri izi nzego. Ubwo rero uramutse uri umukobwa ukiyumvamo ukumva uyu musore wamukunda, nta kintu byaba bitwaye, wambwira, wanyandikira kuri ya Facebook yanjye n'ubundi nk'uko nkunda kubigarukaho, hanyuma ukambwira uti uriya musore ndumva namwiyumvisemo, mpuza nawe, hanyuma turebe nyine uko bigenda, nkabikora nkabahuza, mugatangira mukaganira, tukareba ko hari ikintu byazabyara. Erega ntimuzigere mucika intege, ibi bintu bizahisisa, bizagira ikintu kivamo rwose. Igihe mwambabwira ko mfite icyizere cy'uko nzakuramo amakouple menshi hano, kandi nkagenda nkabashyira ahantu hamwe, tukajya nyine twihuriza ahantu hamwe, tukaganira, tukibukiranya ibihe twagiranye hano kuri Sek Channel, hanyuma abantu bakabasha kuhabonera abandi, ndetse bikaba byagenda neza. Nkuko nkunda kubivuga, nkeneye feedback z'abantu mwese tuba twaganiriye kuri Facebook by'umwihariko, hanyuma kandi n'abantu mba nakoreye ibiganiro, baba bonagiriye inama, baba nabo nashakiye abakunzi. Donc navuze hano muri video kugira ngo twumve ko hari abantu babiyumvamo, babe bambwira bati mpuza n'uriya muntu twikundanire. Nkeneye kumenya uko bimeze, bigeze hehe, ese wowe nabahuje bigeze hehe, ese inama nakugiriye hari ikintu zakumariye, hari ahantu zagukuye n'aho zakugejeje, ese izindi topic njya nzana hari ikintu zigufasha mu rugendo rw'urukundo. Ibyo byose mba nkeneye kuba nabimenya, kandi biramfasha, bintera courage, numva ko ntakoreye ubusa, numva ko hari ikintu gikomeye nakoze ku buzima bw'urukundo bw'umuntu runaka, kandi numva ko hari ikintu azageraho biturutse kuri jye. Biraryoha cyane rero iyo umuntu ageze ku kintu wabigizemo uruhare. Burya uzajya wishimira gufasha, burya uzajya wishimira kugira ikintu umarira umuntu, kuko iyo umuntu ageze ku kintu wabigizemo uruhare, kabone nubwo atagushimira, kabone nubwo yabyibagirwa cyangwa se akabyirengagiza, wowe uraryoherwa. Rero nzaryoherwa no kubona nyine amakouple atandukanye azava mu biganiro byanjye hano kuri Sek Channel. Ngaho nguko rero nizere ko nta muntu ukitinya, nta muntu ukica intege ngo yumve ko iyi gahunda idakunda. Nizere ko buri wese yiteguye kuba yambwira, buri wese ariko ushaka umukunzi kandi wifuza ko nabimufashamo, ni uguca nyine kuri ya Facebook yanjye nk'uko nyibabwira, na Naomi Irakoze Mugaragu, ukanyandikira ukanyibwira ibikuranga, warize, ungana iki, ureshya ute, ukora iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho warangiza ukambwira uti uwo nifuza nawe agomba kuba ameze gutya na gutya, hanyuma nyine nkazabahuza aho kuri Facebook, n'uzakwishimira nawe akazaca kuri ya Facebook. N'ubundi nkomeje kugenda mbona abantu banyandikira kuri video nyine bagashyira commentaire mu ma video ati nanjye ndashaka umukunzi, agashyiraho na contact ze n'ibiki. Nk'abantu mwe nimuzajya muhamagarwa n'abantu babatekera umutwe, cyangwa se babatesha umutwe, cyangwa bababwira ubusa, muzajye mubindenganyiriza. Njye narababwiye ngo ntabwo nshaka ko mushyira ibintu kuri public, mubinzanire kuri Facebook yanjye na Naomi Irakoze Mugaragu, unyibwire, unamenye izo contact. Ariko kugenda ukazandika hariya kuri video, Sek Channel irebwa n'abantu batandukanye, ishobora gufatwa n'umuntu ufite gahunda, ishobora gufatwa n'umuntu udafite gahunda, akaguhamagara akagutesha umutwe, cyangwa se nyine ntibihure. Ntuzandenganye. Hari uwambwiye ngo ntakoresha Facebook. Niba udakoresha Facebook, Gmail yanjye ibihari ku ma video yose ushobora kuyibonaho, waba ari ukoresha ukanyandikira kuri Gmail, nabwo unyandikiye inbox. Nawe hariya kuri video ni ku karubanda rwose, umuntu wese araza akayireba akayibona. So rero nanone kandi ku bijyanye no guteka umutwe, ngaruke kuri ibi ngibi, niba nabahuje ntabwo mvuze ngo uhite duterera agati muri kinyo cyangwa ugereka akaguru kandi uti nagezeyo nabonye umukunzi, wirekure ibintu byose. Oya, hapana kubijyamo buhumyi, jyana mu bwenge, muganire cyane kenshi gashoboka, muhana amafoto, niba ngombwa munahamagarane ku ma video urebe niba umuntu uvugisha ahari koko, mwamwanya amanimero. Bamwe abenshi bakoresha za WhatsApp n'izindi social media, ushobora kuba wahamagaraho umuntu murebane, umenye niba kuko ari umuntu uhari, munahana amagahunda, niba bishoboka mube mwahura, muganire muziranye, mukunde guhura, mukunde kujyana ibiganiro cyane ku buryo murushaho kugenda mumenyana. Ngewe iyo namaze kubahuza hariya biba byarangiye, icyo mba ngomba gukora no gukora follow up, nkagenda menya ngo bantu banjye bigezehe. Ariko uba utekewe y'umutwe cyangwa ukawutekerayo, ntabwo ari ikibazo cyanjye. Icyo mpora mbasaba ni ukubijyamo mwitonze,
hapana kubijyamo muhubuka ngo umuntu akubwira akana kanakwitwa yeho ni sheri twakundanye uhita ugakora agusaba ikintu kindi uhita ukimuha gutyo ya nuko bigendamo gake gake nibwo bigufasha nibwo bishobora kuba byaguhira kandi ukanirinda abatekamutwe cyangwa se ukanirinda uwagutegera umutwe online cyangwa se kuri za social media. Nongera kubakangurira gukurikira ikiganiro cyanjye nakoze kuri online love ndetse n'ikiganiro kijyanye na pass. Aho hose nagiye ngaruka mu bintu bitandukanye bimeze nk'ibyo ngibyo bishobora kuba byagufasha mu gihe uhawe pass cyangwa se mu gihe ukundanye n'umuntu online, uburyo ushobora kwitwara kugira ngo ubashe gutambuka neza muri urwo rukundo utarutekewemo umutwe, utarugiriyemo ibibazo. Ndabashimiye cyane rero abantu twabanye muri video. Niba utarakora subscribe yikore hano kuri Sek Channel ujye ukurikira ibiganiro byacu byose by'umwihariko ibyanjye bijyanye n'urukundo, ubirebe ubilikinge ndetse unabisharinge bigere no ku bandi. Nakubwiye Facebook yanjye ushobora gucaho ushaka kumbwira icyo ushaka cyose, dushobora kuba twagaruka hano kuri Sek Channel mu biganiro byanjye bijyanye n'urukundo. Uyu musore rero twagarukagaho wifuza umukunzi, uramutse uri umukobwa ukumva wamwishimiye, ukumva criteria ze nta kintu zigutwaye kandi nawe ukumva urafitingana nazo, fine, urambwira kuri ya Facebook mbahuze nta kibazo. Mukomeze mugubwe neza rero, ndabakunda, bye bye.